ubwo urushima Imana wajya usanga nyine hari uburyo duhuza. Ariko niba nshaka kubaho nk'umuyobozi ndasubira muri Afurika kubera ko mfite uburyo nzajya muyobora buri gihe kuri call kubera iki nakubuze wari uri kumwe n'abandi ugasanga nyine abantu izo confidence udufaranga wagize ushaka kutubamo umuyobozi w'urugo rwawe. Ko nyine ndatekereza rero ikintu gitera abantu gusubira muri Afurika nyine nibyo ngibyo no kwirinda ibintu by'ama expense, ibintu by'amakwe hano muri Amerika. Ubukara muri Amerika ngo buri hejuru cyane, ni ibintu biri hejuru. ushobora guspendinga nk'ibihumbi 70 by'idolari, cyo by'amadolari ku bukwe, kandi n'uwaba uri kodinze yanabureba akabona ni ibisanzwe. Ariko ibyo bihumbi 70 umanutse mu Rwanda ndatekereza ubukwe bw'ibihumbi 15 buri umwe wese arabureba akavuga ati ubwo ni miliyoni 16 gutya. Ladies and gentlemen, now introducing him. 1 2 check microphone. Ndabasuje cyane mwebwe bakunzi ba Ijwi rya Diaspora, Menemuzi Diaspora nk'ibisanzwe. Umunsi rero mufite umutumirwa wa Danje hano kuri kamera. Rutangiye bibwira abantu. Amazina ni ya Biso Claude, ariko nyine abantu bamenyereye ku izina rya Musonda. Aho bimeze neza no bitameze neza komeza wenda wihangana nkubwira ko Imana ari igena byose amajyepfo amajyaruguru uburasirazuba ndetse n'ingera bwaryo. Uyu munsi avuga ko mufite umutumirwa mwita ya Biso, amaze imyaka myinshi muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amaze igihe kinini cyane, ariko nawe wenda araza kubyivugira ko ngiye neza kubivuga, wenda ndaza kuyenda mbeshya, ariko araza kutubwira igihe amaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntago ari igihe kirekire, ariko iyo ibintu byarenze umwaka umwe, burya iyo abantu bazi ibintu by'ubusesenguzi no mu bintu by'imibare, ikintu cyarenze kimwe burya biba byabaye byinshi. Ndakeka ni imyaka irenze 3, kandi iyo myaka ntago ari mikeya burya. Ni imyaka irenze 3. Ukigera muri Amerika ikintu cyambere cyabanje kukugora? Ikintu cyambere cyabanje kungora ni ururimi. Navuye mu Rwanda njya niyamenera ku bintu byakongereza, ariko accent nasanze hano muri Amerika. Wageze ngo uvuge igisekembo kandi icyongereza. Bro, icyongereza cy'abanyamerika ni hatari. N'ubu ngubu ntabwo ndafatisha neza kuri cyo, kandi buri munsi dora twacakiranye mu mirimo ya buri munsi, ku masoko, ku mabanki, ahantu hose. Ariko icyongereza cyabo kugezana n'ubu ngubu ni hatari gufatisha. Wambaye umupira ndetse Rwanda. Ese Rwanda uracyayikunda cyangwa se niko ari igihugu waturutsemo? Niyo mpamvu wambaye umupira ndetse Rwanda, nuko iki wambaye umupira ndetse Rwanda kandi uri muri Amerika? Man, Rwanda ni igihugu cyanjye, niho nanavukiye. Kubazi neza nyine transite yari iri ahantu i Rubavu. Hamwe hari transite, bamwe bakabahakura bakabajyana Ibyumba, abandi bakahava bakabajyana ku Kibuye. Rero ngiye navukiye muri iyo transite, tuhita dufatiraho tujya hehe mu ntuze mu nkambi ya Byumba. Inyuma yaho tuza gukubita baka tugaruka nyine muri za Nkamira, aribwo kwisanga n'Ingarama. Ariko nyine impamvu y'uyu mupira nkunda u Rwanda cyane, ko nyine n'igihugu wavukiyemo aba ari cyo gihugu nyine. Mbese ugiye gucuzinga nationality buriya wahitamo igihugu wavukiyemo. Rero nge nationality yawe ubwo ni u Rwanda. Ubwo nationality yawe ni u Rwanda. Ndibaza nyine iyo mugeze muri Amerika ari ukuntu usanga urubyiruko rwinshi rujya mu biyobyabwenge, bamwe bishora mu nzoga, abandi bakishora mu matabi. Ese nk'urubyiruko n'icyo ukora kugira ngo ubashe kubagira urundi rubyiruko inama? Bro, ni ukuvuga ngo iyo abantu iyo bageze hano muri Amerika ujya usanga nyine groupe wagenzemo niyo iba intandaro yo kugira ibintu ukora nyine, ukaba umuntu utandukanye n'uwabandi basanzwe bazi. Nagendana n'umuntu ukoresha ibyo bisafu, nanjye bikarangira mbikoresheje. Nagendana n'umuntu nyine utabikoresha, bikarangira nanjye mbivuyeho. Rero inama nagira abantu ni uguhitamo inshuti nziza ujyana nayo, kuko nyine niyo igufasha kuba udakora ibyo bintu cyangwa se wabikora. Ubwo nuhitamo crew ikonsoma ibyo bintu, ubwo nyine nawe uzashiduka wabikoze. Nuhitamo kujyana n'abatabikora, ubwo nyine nuko nkuko biba bimeze. Bajya bavuga ngo
mbwira uwo mujyana ubwo uriwe arakandi kantu nduze kugenda bidatwibandaho ari ukuntu nyine urubyiruko rwinshi rugera nyine hano muri Amerika rufite aba boyfriend icyo twita distance love, ugasanga nyine wenda umuntu afite girlfriend muri Afurika cyangwa afite boyfriend muri Afurika, ugasanga wenda uwo muntu yabaye asa nk'uwamufasha mu buzima yari arimo, wenda nawe ubuzima bwa muri Afurika urabuzi, ugasanga nyine aramufasha aramuzamuye, yagera muri Amerika ugasanga nyine aramwihindutse. Wowe nyine ubyumva gute? Nawe ndabizi ko nawe uri urubyiruko kandi nawe ndabizi ko ukeneye iterambere nk'umuntu w'urubyiruko, ibyo bintu byumva gute? Ni izihe mbaraga zisaba kugira ngo umuntu nagera muri kino gihugu azakomeze kuba yagumana n'uwo muntu bakundana? Shabro ntakubeshye rero, ubuzima tuba turimo hariya mu nkambi, yego, wakwiga waminuza ugifite identite yo kuba uri impunzi, nyine hari amahirwe bikurimita haba mu mikorere no muri gahunda zose umuntu ahoramo za buri munsi. Ugasanga nk'umuntu asoje kaminuza aragarutse mu nkambi, akoze utuzi twa plane cyangwa ibiki, turiya dufaranga rero nta kintu dufasha. My friend, nubona umuntu afashe umwanya we ari hano muri Amerika ukabona arakoze, arakuzamuye, aguhinduriye ubuzima, waza mu mwanya wo kugira ngo mwenjoyinge urukundo rwanyu runaguke, mbese ibyari urukundo binavemo n'amago, mbe mwanashakana mukora ubukwe nyine mubane nk'umugabo n'umugore. Bro, numuhemukira Imana niyo yonyine gusa, kuko nta gihano umuntu aba afite yaguhereza usibye kugusabira, mbese Imana yonyine kabisa. Ndetse nawe wemera ko urukundo rubaho? Ya, urukundo rubaho, ariko nyine ni gake, ntago wavuga nyine ngo kubera ko ugeranyije n'imyaka turimo urukundo rwari urwa kera, naha ubu ngubu ho umuntu aragukunda hari icyo ari gutagetinga, either sex cyangwa amafaranga. Ibyo usanga nyine abantu bari mu myaka yacu bashakanye n'abamama bashaje, cyangwa se ugasanga ibisaza biri gushakana n'abantuze n'abakobwa bakiri batoya. Rero usanga nyine urukundo rw'ino minsi rubezinga kw'ibyo bintu, hari ushaka sex ku muntu n'uwo muntu nawe agatagetinga amafaranga. So niyo mpamvu rero ntabwo umuntu yavuga ngo urukundo ntabwo rukibaho, rubaho, ariko nyine ku kigereranyo cy'ijana ewane nka 25% kabisa. Nyine benshi bavuga yuko hano muri Amerika ari ijuru rito. Abantu bari muri Afurika cyangwa se mu bindi bihugu bavuga ko Amerika ari ijuru rito, kubijyanye n'amafaranga cyangwa se kubijyanye n'ibyo kurya ndetse n'ibijyanye n'ibyo kunywa byose aba ari sawa. Ese wowe uri muri Amerika nawe ni kwibona cyangwa se nuko abantu batekereza? Wowe urahibereye, uragira ngo nyine duheze amakuru yizewe wenda kurusha abantu bari muri Afurika, wowe urahibereye. Ese ubona ubuzima bwawe buhagaze gute bitewe n'ubwo wavuyemo naho uri? Bro, abantu bajya bafata Amerika rero bagashaka kuyigeranya n'ijuru rito, bagashaka kuyigeranya mbese n'ijuru, kuko ijuru ryo turabizi ririho, ariko iyo abantu bashaka gufata Amerika bakayigeranya n'ijuru, ibyo bintu ni amakosa byatari. Kubera ko iyo umuntu akoze ugatera imbere ariko ubwo sinzi uko nabivuga, iyo bari gufata nyine Amerika bakavuga ngo ni ijuru rito, nyine ni ritoya kubera ko ubuzima twabayemo ntabwo bwadufavorizaga kugira ibyo dufite uno munsi. Ariko ibintu byo gustragoringa, uburyo bwo gushaka amafaranga, uburyo amafaranga uyakira n'uburyo agenda gucika mu tuntu utavuga gutya ngo yakoze iki niki, mbese y'abantu bari kuvuga ngo Amerika ni ijuru rito, nkareba ibicuko tugenda tubisikana, bamwe basohoka abandi binjira, y'abantu banumva kabisa sinzi nyine buri muntu aba afite ide y'ukuntu afata igihugu, ariko nyine ntabwo Amerika ari ijuru rito, kubera ko umushahara umuntu aba afata hano nyine hari igihe sometime ubu matchinga cyangwa se uhura na expenses ze, ugasanga nyine nta saving ntaki, nyine uwo mushahara urajyana no kunywa, kurya, kwambara, kwishyura bills zose. Rero
njye ntabwo numva Amerika nk'ijuru ritoya. Ari urubyiruko wenda bagenzi bawe cyangwa se urubyiruko bagenzi bacu bambwira yuko nyine bari abasitari bo mu Rwanda, like wenda dufate example nka Bruce Melody n'abandi, bakavuga ko barusha amafaranga, akavuga ati kuba ari muri Afurika nyine akumva ko ari muri Amerika amurusha amafaranga, akumva ko nyine ngo iriya modoka afite Barabasi nayo ngo yayigura kuko ari hano muri Amerika, akumva ko nyine bari abajama kugiranye nabo. Ese we niki wabivugaho? Nawe wemera ko bano bari muri Amerika barusha no mu Rwanda amafaranga? Ari abasitari cyane cyane. Ibyo bintu ninde wabivuze buriya? Ari abajama benshi kundoganira nabo bakabimbwira. Ninde muntu ujye ubashuka gutyo? Iyo Barabasi bavuga umuntu yatunga, iyo Barabasi umuntu avuga akavuga ati ubwo Melody ayifite nanjye nyishaka nayibona. Yego. Najye kuri Google arebe price yayo, arebe na konte y'amafaranga ariho, ambwire niba yayitunga. Bro, abantu bakoze kera, bari abasitari baba barakoze kera, ashobora guflopinga kubera ko nyine iya managinze nabi amafaranga ye. Yego. Ariko akomeje agakora nk'uko natwe dukora. Nta n'umunsi wazisanga ufite n'icyacumi cy'ibyo afite. Baba bari kwishuka. Mbese nimba umuntu afite inzu kandi natwe wenda amazu turimo n'inkodeshanyo muri Afurika, umuntu abagirewe nka barabasitari bafite amazu yabo benshi cyangwa se badafite n'amazu ariko bafite ibikorwa bimwe bagiye bakora bizwi. Noneho twebwe mu gihe turi muri Amerika nta gikorwa kimwe twakora kizwi, ukumva narimo yigiranye n'abo bantu. Byo biri nyemba numva nyine baba babeshya nyine banikina kubera ko nyine Amerika benshi urubyiruko rwinshi yamaze kurwica muri mind, bagira muri Amerika ugasanga gukora ni gakeya, nyine ukumva ko nyine ikintu kibatunze nyine uko baba kwiyemera. Urubyiruko ugasanga sinzi uko nabivuga. Okay, turaza kwigarukira wenda mu kiganiro cyacu udakomeza kurengera tukagenda mu by'abasitari babandi bitatureba, ugasanga nyine bitangiye kujyana amatiku ngo abanyamerika n'abanyarwanda ibiki n'ibiki, ugasanga nyine bitangiye ziteza ibindi bibazo. Ndakomeza kwibariza wenda mu buzima busanzwe, wowe uri umusore, ese ubona mu myaka 2 iri imbere uzaba umeze gute? Shabo, reka tuvuge gutya nyine Imana nikomeza kudutiza akabaraga tugakora. Yego. Atenki mu myaka 2 cyangwa 3 iri imbere nzaba nyine nabaye transformed, nzaba nabaye undi uwo ntakiri uyu munsi, kubera ko nyine iyo umuntu ari gukora, iyo uri gupushinga working hard, nyine nawe hari ibyo uba ushaka kugeraho, bishobora kwanga cyangwa bikanakunda, ariko nyine iyo umuntu ari gukora ndatekereza ko buri umwe wese akorera ku ntego, ntago wakora ngo buke bwire mbese gutyo ukabaho mu buzima bwo gukora butagira intego. Ariko nyine umuntu ashobora ku expectinga n'Imana igakora ibyayo, ubwo nyine hamwe n'Imana nidutiza akabaraga tugakora, ndatekereza ko nko mu myaka 2 iri imbere abantu bari kureba kino kiganiro bagire intuze, ntagire faiblesse ugira ku ntego zawe, ntutezuke, nyine uba ugomba gukora ugeze kuri point nyine wifuza kugeraho, nubwo nyine biba bigoranye ariko nyine ugapushinga hard. Ubuzima bwarahindutse bute nawe wari uri cyabona bugeze buhinduka? Bwarahindutse bro. Niki kintu cyagutunguye cyane utekereza nyine ku buzima wari uri wowe wenda nkaho ngo watubwiye naribuze ko nyagusubiramo, hanyuma utekereze nangaho uri utubwiye ngo ubuzima bwahindutse kangahe kwijana? Bro, ugeranije naho narindi naho ndi uyu munsi, ubuzima bwahindutse 100%. 100% rwose. Nese niba umuntu yaragezaga nk'imyaka 19 20 agishobora kuvuga ati mama papa mungurira ibi nibi, ariko no munsi icyo nkeneye ndakibona, nyine ntago nkigira ibyifuzo, nyine nubwo kwifuza bitabura, ariko ntago nkigira ibyifuzo ngo mbese ngo nkomeze, ngo mbese niba hari ikintu nifuje bijyanye n'ubushobozi bwanjye ndagikora. Ariko subira inyuma mu myaka yanjye nk'itanu 6 inyuma, kwifuza byaheraga mu mutwe, nkifuza bikarangirira mu mutwe, ariko ubuzima bwarahindutse 100% kubera ko niba umuntu yarakoreraga 24,
ubwo nyine ubishize mu madolari ndatekereza ni nk'amadolari 20. 20 gutya. Yeah. Ntabwo rero ibyo 20,000 umuntu yakoreraga nk'ukwezi nayo madolari 20, niba umuntu yabishira mu madolari bikaba amadolari 20, urumva nyine uge ubalansinze uko nguko nta muntu wasanga muri Amerika ahembwa amadolari 20 ku kwezi. Ntabwo bibaho. Yeah. Rero urumva rero konti y'umuntu uhembwa 24 nyine mwaturatuzi two mu nkambi na konti y'umuntu uri inaha ufata mu madolari nyine uvuze yuko ubuzima butahindutse. Waba uri kujya kure no gushaka kw'Imana kabisa. Ndongera tugaruka ku kindi kibazo cya nyuma wenda dusanga dusuje ikiganiro. Ubwo abantu bagukunda tujya tugaruke ko tuganire. Ariko ikibazo tuzo kubaza cyane wenda dusoza ikiganiro cyacu ari ukurunyira urubyiruko rwinshi ruvangaha yaba bangu cyangwa abakobwa kaye gushaka muri Afrika. Ese hari n'abakobwa bari cyo n'abahungu bahari ibyo ubona biterwa n'iki? Iyo bigeze kuri gahunda y'ibyo gushaka. Buriya kubera nyine abantu tubana muri Amerika tuba tubayeho nk'abakozi turakora cyane kumva. Noneho bijyanye na bya bintu nakubwiraga by'urukundo, hariho umuntu wagukunze ari muri Afrika akagukunda kubera ko nyine ashobora kukwifashisha mu nyungu ze, akakubwira ati weho ku bushobozi bwanjye bukeya girlfriend wanjye uri muri Afrika namumenyera buri kimwe kandi ntihagire ingaruka mbingira kuri konti yanjye. Mbaye ntasesaguye ngo muhereze ibya mirenge. Urakumva? Ariko njye mbona ikintu gitera abantu kujya gushaka muri Afrika cyangwa se ugasanga abantu bari kurya baka bari gusubirayo. Njyewe tutarakundanye uri mu Rwanda nta bushobozi mfite bwo gusubira mu Rwanda ngo nakunze. Ariko nyine naragusizeyo Imana ikampindurira ubuzima, ngarutse bikaba nta gikuba cyaba cyacitse. Ariko uraho ngaho wari usanzwe ufite girlfriend munganye ubushobozi muri no kuri level imwe, Imana igucira inzira ugeze ku butaka butanga amahirwe ku bantu bose. Urahindutse uravuze uti njyewe rero ku bushobozi bwanjye singishaka wa mukobwa wo mu nkambi, ahubwo ndashaka zira slay queen z'i Kigali. Kumva rero ujya usanga nyine abantu igitera abantu kujya gusubira muri Afrika kujya gushaka nuko nyine biterwa n'imyitwarire yawe ya hano. Nyine ufite uburyo witwara nibyo bituma udecidinga gusubira muri Afrika. Either nta muntu ufite ufitinga n'intuze n'ibyifuzo byawe, urashaka kubaho nk'umuyobozi nyine kugira ngo uvuge bakumve. Urikumva rero abantu ba hano bajya bashaka gukoresha ubushobozi bafite mu buryo bwo kuyobora ingo zabo. Kuko urabizi ngiye muri company na madame araje turagiye aho ngaho habayeho kumvikana bisanzwe nk'urugo urushima Imana, wajya usanga nyine hari uburyo duhuza. Ariko niba nshaka kubaho nk'umuyobozi ndasubira muri Afrika kubera ko mfite uburyo nzajya muyobora buri gihe kuri call, kubera iki nakubuze wari uri kumwe n'abandi. Ugasanga nyine abantu izo confidence udufaranga wagize ushaka kutubamo umuyobozi w'urugo rwawe. Ariko nyine ndatekereza rero ikintu gitera abantu gusubira muri Afrika nyine nibyo ngibyo, no kwirinda ibintu by'ama expense, ibintu by'amakwe hano muri Amerika. Ubukara muri Amerika ngo buri hejuru cyane, ni ibintu biri hejuru. Ushobora guspendinga nk'ibihumbi 70 by'idolari cyo by'amadolari ku bukwe, kandi n'uwaba uri kodinze yanabureba akabona ni ibisanzwe. Ariko ibyo bihumbi 70 umanutse mu Rwanda ndatekereza ubukwe bw'ibihumbi 15 buri umwe wese arabureba akavuga ati ubwo ni miliyoni 16 gutya. Ubukwe bw'ibihumbi 15 by'idolari buri umwe wese arabureba n'ahantu baburi kodinze akavuga ati wow, ni ubukwe bw'umudiaspora kabisa. Ndagushimiye cyane rero turasoje. Iki kiri ubwira abantu badukurikiye?
abantu bakurikiye ijwi rya diaspora bakore subscribe, bakore share na comment nyinshi kugira ngo uko video zajya zisohoka bajye baba notified. Murakoze cyane rero, ndabakunda cyane, muri murakoze ndabana namwe. Cyuta byose Imana ikomeze genda weza umugisha bitameze neza nawe bimeze neza, komeze genda ushima Imana nk'ubuza kugira ngo mwese muzagira umwaka mushya muhire, muri murakoze ndabana namwe na diaspora nk'ibisanzwe. Ciao ciao.